tangira nayo ngayo rero uko iminsi izamuka uzagenda uzamuka umushahara kwigisha nanjye ni ibintu byanjye burya rero urabona inje muri aka kazi ugomba mbere nambe nagushyira imbere amafaranga ahubwo shyira imbere umurimo kugira ngo tubone abanyeshuri benshi. Ibyo ndabimenyere si ibyo mbwire kuko njyewe Manase nyuma kuba mfite urusengero naravuze ngo reka nishingire ishuri sinuko kuri telefone agashuri maze washinga nabonekesha ko mwari mu muzima intellectuel ponctuel make ibintu byose waba byujuje. Ibyo ni ibintu byanjye rwose umva kubita imfubyi wibwiriza imibare abana bige neza ikinyarwanda bakimenye indimi no cyane ugibanda mu ndimi sha kuko abana hanze ngaho utarize indimi nta murimo wundi wabona. Bazazivuga se ko bazazivuga bigisha indimi bagiye bazivuga neza ku buryo umuntu ahantu hose yagera tayari tabona akazi ndazibakubita rwose umva ku buryo aho bashaka hose muri East Africa indimi bazajya bazidudubiza. Ntute mu kibazo n'ishuri tukifite ngo ni bakeya bazajya abanyeshuri ngo ni bangahe we ni bakeya nuba babiri uzatangira nabo ngabo abanyeshuri babiri umva mubwire Yesu afite intumwa yazisari zingahe aje mu ijuru bari 11 ko Yuda yari yaravuyemo yarababwiye ngo iki ngo ni mugende mubwiriza abantu hirya no hino ku mpera z'isi abazemera muzababatiza siko yababwiye cyane mwese kuri iyi si ya rurema abamaze kumva ijambo ry'Imana cyababatijwe ni bangahe byatutse kuri bande se kuri babandi 11 gusa. Rero nawe ubwawe niwigisha neza abanyeshuri babiri cyangwa batatu ukabigisha neza ubwo bazagenda bazana abandi ndoya nibyo nibamara no kubona ubunararibonye bwanjye bwo bazagenda bagenda bizana voilà umunyeshuri mwiza aragenda akabwira abandi ngo hari mu ishuri rya Apotre Manase dufite umwarimu mwiza utwigisha neza usobanutse ku masomo yose uri capable gukora ikintu cyose. Erega nabo nabandi bo hanze babonye abanyeshuri barimo gusohoka uburyo barimo gusohokana ubumenyi ngiye nzi neza yuko nabo ubwabo baribonera ntuzigira ngo ikibazo kiri ubwo ngubwo uko bazajya bagenda biyongera niko uzajya ugenda nanjye ugira iki n'umushahara se okay ntacyo erega ibintu byose byigaragaza cyagihinduka tuzajya dukora icyo ngicyo kubita imfubyi singutinze rero akazi keza ko tugende rije mu tuvuze tube turihesha umugisha wenda ngo yine ahora Biriwe neza? Biriwe neza. Meza neza? Nimwebwe tugiye kujya twigana? Cyane. Nimwebwe? Cyane. Shawe ndabona ushabutse witwa nde sha? Je witwa Sky. Witwa? Sky. Uvuga cyane rero. Nitwa Sky. Sky? Uvuga cyane wowe? Ngiye nitwa mu Bifaransa. Mu Bifaransa? Uri mu bisha, uri mu bikabisa. Naho wowe? Nanje nitwa Agasaza Ketia. Agasaza Keti? Kutabaye agakecuru se? Uri agasaza? Wowe ubitse umutwe we? Giselle. Giselle? Okay. Wase bizavamo sha. Murumva muri tayari mu mitwe yanyu? Ntabwo twitari ahubwo twitari cyane. Muri tayari cyane? Ahora nashabutse sha gasore. Sebana niko mbarambaye. Hajya ngo bitwa Sky? Nitwa Sky. Wowe hajya ngo bitwa Giselle? Mubi? Yes, mu Bifaransa. Mu Bifaransa? Sawa na mubi koko sha. Nukuri. Naho uri hajya bambwiye ngo bitwa gakecuru ni gakecuru ni gake.
agasaza ketia. Agasaza Keti. Okay, noneho nanjye nitwa Teacher Bosco. Uzengukisha agasore. Teacher Bosco. Teacher Bosco. Subiramo twumva. Teacher Bosco. Bosco. Wese nakigwa nkubaza uri mubi cyane uba wabyumvishe. Nabyumvishe. Noneho rero ngiye kujya mbigisha isomo rya science. Science murayizi? Science urayizo? Science ni uburyo bw'iyobokamana. Iki? Kumwikanga se. Science ntabwo ari iyobokamana. Science ni uburyo bw'iyobokamana. Ntabwo bibaho. Ntabwo tugeze bibaho. Nimwe muje kunyigisha cyangwa ninjye uje kubigisha? Nyine nawe uje kutwigisha ariko ushobora kuba wibeshye. Ese ko uje kutwigisha uburenganzira bwo kuza kutuyobya. Sesha abanyeshuri muturetse yego. Umva, harya wowe wanyura hagana he? Ngewe nuye hano hirya ahitwa ku Kinyoni. Ku Kinyoni? Wayijize? Nyamirambo. Inyamirambo. Ninde wakwigishije gusuzugura teachers? Uje kunyigisha? Teacher icyo akubwiye aba ari icyo ngicyo. Umvise? Kuko ntago uje kunyigisha. Ninjye waje kubigisha, murimo kubyumva neza? Muri kubyumva? Nababwiye ngo science ni iki? Ntabwo ari iyobokamana. Ibyo ngibyo urumva bishoboka. Umva, nakubwiye ngo science ni iyobokamana. Subiramo, science ni iki? Ntabwo ari iyobokamana. Abanyeshuri noneho science ni iki? Science. Ikibazo cy'ubukata iyobokamana. Science ni iyobokamana. Okay. Haguruka twigisha noneho. Nicare mwenyigishe se? Oya narata nta kibazo watwigisha ariko kandi wenda wari wibeshye mo gato gahinda. Okay. Bisaba ko kandi. Dukomeze ndabona sha. Nuko mufite agasuzuguro ariko ubundi mwari mufite n'ubwenge. Nuko mufite agasuzuguro. Umvise? Noneho mwiyobokamana yo muri science iyo tugeze kuri chapitre ya mbere kuko aribwo tugitangirana tugera ahantu ubona hano mu biology. Umvise? Biology iyo uyivanze na chemistry ukatumanuka ukajya muri mate. Mate urayizi neza? Mate ndi kuyumva. Muri biology. Turi kujyana? Jize? Chemistry urayizi? Chemistry urayizi? Ni iki uziho? Chemistry tuzi ko ari nk'ibitabire. Ari nk'ibitabire. Nuko sha. Noneho rero hano tuhita tureba kuri chapitre ya mbere kuko nibwo tugitangira nanjye namwe. Sibyo? Ngiye kubigisha ku buryo mugiye kumenya ubwenge muri East Africa yose. Ninjye mwarimu wa mbere hano. Bose baranze. Teacher Bosco ni bwo bwa mbere mwumvishije sha mubi. Oya ntabwo ari bwo bwa mbere. Ariko none ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere mwumvishije? Ubwa gatatu. Koramo hano sha. Gushaka gasore. Naho Teacher Bosco ni bwo bwa mbere mwumvishije? Abantu bize kuri rino shuri hano mwicaye. Abantu banyuze mu maso. Reka nze mvugane na master ndaje. Musigara noneho muhugurana. Simbwira uriya n'umwarimu bazanye. Umwarimu uvuga ngo Yesu we ngo science ngo niyobokamana. Ibyo ubundi nyimubona neza. Mubona mu gihe kwibaza buri gihe ngo batuzaniye ngabarimu. Bashyashya urumva rero. Genda. Ariko se pastor uranyirukana kubera iki koko? Nimba rimwe binaniye nta rwangirira ni moyo koko. Uraziga imbere y'abari abanyeshuri koko. Kamwe kananiye nta Twavuganye rwangirira ni moyo koko. Twavuganye ngo iki? Twavuganye yuko nzabigisha bagafata. Wabigishije? Ntabwo ntari nagize rwose. Aka kamwe kanyisomye rwose. Ntabwo umva strategy zo kwigisha ntabwo ujya ngo ubweja uruvuga ibintu byinshi ngo dialogue ngiyobokamana scientifique biology ibyo ntabwo biba. Ntabwo nari nagize. Nakantu kamwe kanyisomye. Ubu rero mba nguciye n'amafaranga. Mbabarira rya none basi. Ntabwo nakubabarira. Mbabarira rya none. Nge ntabwo nakubabarira. Ubu mwarimu ne kuzaha akazi akabaje akabikora neza abandi bamaze kumufata. Ubu si uburezi ni uburozi. Ntabwo uri teacher uri gica. Anava kuramo taburiya. Gikuremo. Kuramo. Zabigishiriza. Nanjye nari mfite indi kontra ahantu utuma nyisinyura. Wagusinyisha menya yarasinza aha. Yagusinyisha atabizi. Tom.
twashegera nta soni ngo siyanse n'iyobokamana ndabiyigishiriza yewe ntabwo nazongera kuza ku muceceke guhera umunsi nigiye kuyamwigishiriza nimuhumurereye niyo karamu muzi impamvu mwarimu ashobora kuza akicara mu banyeshuri muri sisiteme y'ubu mwarimu ubundi agomba kuba inshuti ya hafi n'abanyeshuri kugira ngo mumwibonemo ikibazo wagira ukagira ntugire isoni zo kuba wakimubaza nawe twibonemo yego ni natwe inzira twayiciyemo sha kandi kugira ngo uzagere ku ntego zawe aha niho byose bibera hari ubugabo bukura hano n'ubugabo buva hano bivuze ngo amahirwe yanyu mu biganza byabo bivuga ngo amahirwe yacu mu biganza byacu mubivuge amahirwe yacu ari mu biganza byacu voilà ubu nanjye kugira ngo mbe directeur nshinga ishuri mbe na mwarimu mbe apotre ngiye byose bifatanye nize teologiya cyane imyaka 71 ndi kwiga ishuri ya mbere nose ufite imyaka ingahe 40 40 izi imyaka 71 ngo teologiya ngo wiga ngo navuka ngo none se ikibazo ndi kwibaza wavutse mbere y'igihe gute ufite imyaka 40 ibyo ukaba warabyize imyaka 71 turangira kwanza rwari bikanutuma nkibana cyane kamba basura turangira hanyuma rimwe nyibabwira imyaka 71 ni kwiga ibintu bya teologiya njya kwiga gutwara indege imyaka 18 ni ibijyanye n'imibare imyaka 32 ubwo muri make kwigisha mbisarejemo cyane abantu bigisha barashaje abandi barapfuye utarasaze nawe bi hafi kuzamubaho bivuze ngo ngiye ko nigisha nanga kureba ubwami ntamana ko aba umunyabwenge fata makayani Keretono. En français, on dit keretono. You think say they why? Ngo mu gifaransa kubaza ngo ubitwa nde izina ryawe. Yego keretono. agasaza keti Répétez encore. Subiramo numve. Ngo agasaza keti agasaza keti. Nandika keti agasaza nango ndugende. ese si ryanjye kuri kuraho. OK. Et toi? Giselle. Hari umuzungu ndibuka cyane tukiba mu missionnaire umuzungu twaga Giselle atanga uniform cyane ku bana twaramukundaga Giselle. Toi monsieur, quel est ton nom? Je suis Sky. Hein? Je suis Sky. Ntabwo ngo je suis, je m'appelle. Hey, je m'appelle Sky. Je m'appelle Sky. Tu t'appelles Sky. Oui. Ça va, merci. Ça va? Ça va. Sky. Sky. Quoi aussi? Et on m'appelle Non. ni je ni ko. Je m'appelle. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Non. Je m'appelle Mouy François. Oui, François. Non. Hey, Jesus Christ. Quel est ton nom, mister? Quel est ton nom? Je m'appelle Mouy François. Répétez. Je père Mouy François. Je m'appelle. Nubwo kukwirukana menya no gusohora amafaranga. Bagwirukana. OK? Où est ton bic? Où est ton bic? Ndakubaza ngo ikaramu yawe uri he? Iyi ni yawe. None ndakubaza yawe uri he? Tikaramu wowe. Tikaramu wowe. Jye barinzanira kuri boutique. Muri gamuhuta.
nta kibazo nuko umunsi wa mbere hanyuma rero nagira ngo tubanze kumenya ifaransa kwideburira ahantu hose wagira nibura ukabishobora kuvuga ngo aha ndahikura gutya tuvuga ngo ugeze nko muri restaurant tuvuge wenda ugeze nko muri restaurant mbere nabwo tuvuga ngo bonjour viridigiswe ubwo ngo bwose twabwira ikirere viridigiswe ntabwo ari ndini c'est encore viridigiswe aho tovuwa cyane aho tovuwa viridigiswe voilà aho ushaka kuvuga ikirere simurese tugeze timundanira ibirayi bidatogosheje cyane ariko no bitari imitura imitura yes imitura kuvuga ngo bya bijumba cyangwa se ibirayi bitahiye neza bitasaye kandi no bidakomeye cyane ku buryo byabaye ibijindiri ntabwo ari ibijindiri turi kwijambo ngo viridigiswe nibyo birayi nyine bidatogosheje cyane nano bitanasaye kubera ko turi kwijambo viridigiswe bakabiguha bagashyira n'utuboga dutoya nk'izi nyabutungwa nyine kumvikana neza none se iyo viridigiswe ntiyikubiyemo ibyo bintu byose ibyo birayi ngo n'ibiki bikubiyemo ko ntabwo birarangira ndacyazi kuza n'ibindi kuko wakoresha ijambo rimwe ngo viridigiswe bivuze ngo ugiye kurya ku mafaranga make nka tuwasa gusa ibiceri kubera ko muri abanyeshuri ntabwo ngiye gutuma mu mahoteli cyangwa resitora zanyu zo kugenda kwiyarurira aho ni ahandi amafaranga nibura 300 kuza kuri 500 ubwo y'ibyo birayi n'izo mboga rwasi ubwo tuti nta gisheke kiri hafi aho ngaho kizana ndetse n'amateke ese nabyo bikaba ubwo viridigiswe ubwo ni viridigiswe irimo irakomeza sa soko na peya viridigiswe ibirayi bitogosheje bitari imitura imboga rwatsi n'igisheke ndetse n'iteke rimwe sa soko na peya viridigiswe ako turagafasha nzakabaza gusa ngo viridigiswe niki ugeze muri restaurant ukavuga ngo viridigiswe ushaka irihe funguro bisubira mu bwanyu no ntabwo ari bijumba patate douce birayi les pommes de terre dodo ibirayi bidatogosheje cyane kandi bitari imitura dodo imboga rwatsi ubwo ngubwo igisheke ako twagafashe aho aka kabiri viridigiswe hari ijambo tujya tuvuga ndagira ngo muraza kubisobanura neza aha hari ijambo rirerire muri dictionnaire yego ijambo bavuga ngo anticonstitutionnellement dictionnaire c'est ni mwanya y'amagambo anticonstitutionnellement anticonstitutionnellement tole mwangu mbi répète anticonstitutionnellement aho tuvuga ntabwo uririje hano ntuzamura amaboko nk'udirije korali ntabwo z'abakecuru anticonstitutionnellement répète encore Anticommandé. Non, je n'accepte pas. Anticonstitutionnellement. Quoi, monsieur? Anti-parinism. Mauvais France? Antibitional de mariage et réception. Non. Je n'accepte pas. Murutwe n'abakobwa ko niburenge ko amatara bahankari ngo kwicumi muri cyari muri mwe depuis encore que tu as anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Non. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Non. Étape par étape. Constitution. Nélomantaire. Courage. Très bien. Courage. 15 points de plus. Zanyibutse. Zago. Gisèle. Anticonstitutionnellement.
Antisécuritaire. Non, Gisèle. Anti. Non. Anti. Constitution. Constitution. Nélomantel. Voilà. Voilà. Très bien. 18 points de plus. Sky! Na muzusho nisokona na rimwe. Kunyimyoza. Mbere kuri kwanza. Anticonstitutionnellement. Vite. waruvuze Anticonstitutionnellement. Donnez-moi mon bic. nari nyine gusubira mbere nsubiramo Zero, rimwe ryonyine Na nitanga amanota. Mazimanya hano. rimwe ryonyine Anticonstitutionnellement. rose twebwe wagiye utubwira akantu kamwe ku kanya Muri abahungu mwebwe mufite imbaraga zo gufata vuba. Anticonstitutionnellement. Vite. antikontikurwa Ndayamara. Indika wereka papa wawe. Fageska? None sinjye bansubire muri. Musubiriremo. antikibido de recruiter Urabyemeye byavuze? Nibyo ariko arimo araburamo akantu ka Gashyiramo nyine. anti contre the zingi orero. Reka nese uko yose yamaze. Urugendo bangahe? Nyambo babwire buri munsi. Mbahaye pause kwitekerezaho. Sibyo? Ntabwo nshaka abantu b'abagabo n'umushuri n'abakobwa. Se niyo mpamvu anabicemo hagati. Cyo mwagize. ubundi ubwarimu bwawe butuma ufata abakobwa gutyo ubundi Ndagira ngo banyibone mwese wavuze ngo iki? Mureka abana bato bansange. ngabwo natwicara tubibonemo Ntabwo ngiye kugwa hagati bisanzwe biri nka Yesu. Nese Ubwanwa hagati y'ubundi bwanwa bibaho. basicara ahangaha. Ku meza njye ndifungura. So wazanye gateka ubundi ukagatera ahangaha uri umunyeshuri ko wicara. Urambwiza uko nicara wowe? Rwose mwari. Hari bitajyana. Vous connaissez ce qu'on appelle Emma? Écoute très mal. Emma? Emma, ndavuga rukuruzi. Emma Rukuruzi murayizi. rukuruzi niyo bita Emma Emma. Hanyuma hari imitwe ibiri. Pole Nord et Pole Sud. pole sud ngo ni pole irimo sud Iyi niba ari Emma, turi kumwe neza. iyi niyo endi bita Emma Emma rukuruzi. Niyi ikaba ari rukuruzi ubwayo. Uyu mutwe niba ari negatif, niyo ari negatif, niyo kubikuza ntabwo biragukunde birasunikana. Negatifu. Ole yo guhura birasunikana. Sole pouce. Ariko nuhindwa niba negatif akaza positif, sature. Negatifu. nawe nibyo Ntabwo natinyuka rero gufata ubwanwa mu bwicaze iruhande rw'ubundi bwanwa. Ubwanwa bujya hagati y'abari beza. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Nitekerezaho ndaje. Si twe wazazana ibyibura mu kico w'umukobwa. Bari kumushaka. Zamukora isi. Byananiye no kubikora. Kanako kaba kashize. Okay, ndakeka ko mwaruhutse. Fata amakaye yanyu. Nako ni mu mutwe ko nimwabishwa nta makaramu mwazanye. Ngiye kwiga biology noneho. Biology ni ukuntu ibintu bibaho bibyara ikindi cyabyara ikindi iki. Uriyo n'ikinyugunyugu kijya gupfa kikabyara umuserebanya. ntabwo twatubiza ariko ubwo turabimenye Murabimenye. Cyangwa muri mwishuri umunyeshuri shapu avuga cyane. Kete avuga cyane twumve. Ikinyugunyugu kijya gupfa kikabyara umuserebanya avuga cyane. Ikinyugunyugu kijya gupfa kikabyara umuserebanya. Nabo kandi bukigore. Ujye byongeraho. Are you sure man? Umuserebanya w'ingore. Ikinyugunyugu kijya gupfa kikabyara umuserebanya. Ongeraho wa wundi w'ikigore. Oh my days, Romo wari tori alone. Ubu noneho ndabaka kamenge mubaza ibibazo ariko mudashinzwe ibyo kugorana cyane. Okay, no. Ni nashaka kukubaza Yeah. hari ukuntu umuntu ajya arya ibijumba bibisi ubikocagura ugasanga uriye nk'ibijumba bitatu uri wenyine ukocagura kimwe ku kindi ariko warifata nk'ibijumba bitatu byokeje na kimwe nobe wakimara nyine biterwa n'iki ni ukubera iki cyo kintu kibaho Scientifiquement ibijumba byokeje aho kubera inyuma biriho ivumbi
ririya vu no tuvuge ko wenda ubwabyo uriya mwuka ukiri kuri ibijumba byokeje nk'uko agenda ugahaga igifu cyangwa nk'igikire kiri kuvugiriza kuko nanjye nazo mu muhanda none ikijumba kimwe gituma uhaga mu gihe ibijumba bibisi byo ubikuye gukocagura na digestion irihuta cyane. Igisobanuro ni icyo. Igisobanuro uko ibijumba byokeje biba biri hivu ninariye byinshi none navuze none ireka iryo vu turikureho none tuvuge birokeje byanahoze ukabishobora byokeje ukaba utamara ibijumba bitatu impamvu inshuro nyinshi abantu bajya kurya ibijumba byokeje bahaza ibitetse n'ibibisi bigatuma byandi bibisi byandi bihiye batarya byinshi. Ujya tuvuge uteretse abantu babiri umwe ari hano n'undi ari hano bose bari bashonje bose bari bashonje yego umwe ari ibijumba bitatu nyine bidatetse kwa kundi bakimara kugihata arabimaze neza rwose uko ari bitatu uyu nguyu uri hano bamuhaye bya bitatu bingana na wundi wa mbere yariye ngo abirya ariko byokeje ariko na kimwe nta nubwo akigejejemo hagati kandi wundi wa hano bibisi yariye bitatu byasaba calculatrice ubutanza cyo gusubiza calculatrice ndayizana wowe bose kayi rame nta kibazo nawe waza ndagifite ndakinyibutse cyane ka hano kibazo ndagifite nanjye buretse mu banza yandike noneho mbwira mu bari ku cyane nuko nyine mu busanzwe no kubera iki inkoko y'isake idatera ariko yajya gupfa nyine igasiga itenge ipfu yishwe n'urupfu rusanzwe cyangwa bagiye kuyibaga aya nubwo baba bayiroze bayiroze igiye gupfa iratera iratera rwose kandi ubundi busanzwe ntabwo zikunze gutera iyo sake ari nk'indundi cyangwa ingande byo birashoboka akinyarwa ntabwo ziyazitera Nyamerika okay ndaza kubaza aborozi bawo bashinzwe iby'ubuhinzi n'ubworozi muri Amerika nzabimenye cyane kantu nawe mujye mwari mukarimaze ibintu bifite akamaro byakumara iki sibundi kumenya isake yateye sisi nayibonye yateye ampulisi igiye gupfa itera igitera iburi itera ibiki nanjye ngene nicyo ni kwibaza impamvu basobara ruhira ubusare ibintu rivero batanga naguramo ingurube by'inka zikira hari nibe na mubi nibora abajije ibijyanye n'ibijumba kandi nako byokeje sake bigira akamaro nise tuzijyamo n'inyama kucitaye baje ari nzimuti ngo igiye gupfa iki ni kibazo tico no kubera iki umuceri ubusanzwe bawuhinga mu mazi nibirangira aho ngaho nyine bakajya barenzaho no kuwuhira andi mazi kandi wajya kureba ugasanga n'ubundi ntibigeze ukura n'ufite uburebure byibura nk'ubwawe hariya muri cya gishanga gihingwamo umuceri rero munsi umuceri harimo ikintu bita nikotine igwingiza imiceri imizi y'imiceri ntigere hasi ubwo ahantu hose hari umurima w'umuceri aba arimo nikotine ako nako ndakamenya mukamenye cyane none se cyakoza nawe mwaje nanjye oya babebe mwebwe nimubaza uyu munsi nabajyana mu cyumba cyabugiye mukabarizamo nacyo ikihe ikibazo ngiye mfite urabona hari ukuntu batubwira ko iyo izuba rikubise mu nyanja cyangwa mu biyaga cyangwa mu tugezi bikagira amasaha ya nimugoroba ryarenze hazamuka umwotsi cyangwa se ubushyuhe iyo bugeze hejuru buhita buhura bwamara guhura bugahita bubyara icyo bita imvura kubera iki mu gihe cy'impeshyi aribwo ahubwo ubwo bushyuhe bwakabonetse imvura ikagwa mu gihe cy'impeshyi kinsubiza nyine ndimo ndavuga mu gihe cy'impeshyi kuki nyine iyo mvura itajya mugwi wa landicap bashaka kudusubiza kuki imvura itajya mu mpeshyi You be mumu. How many times would they tell you? wabonye ibyo mba nkubwira uyu ntago ari umwarimu ntago wari uburezi atanga kuko yuzuye irari gusa ni izina ry'Imana ngewe ugiye kumufungisha kuko nkaba ngaba arabafunga Hey, Jesus Christ. none se urafungisha umunyeshuri mugenzi wawe